Ikaze nshuti muvandimwe udukurikirana umunsi ku munsi mu biganiro tubagezaho bya buri munsi mu gisata cy'umutekano, ariko uyu munsi ntago ndi bugaruke ku mutekano gusa, ahubwo ndagaruka no mu myidagaduro muri rusange. Mu myidagaduro ndagaruka mu gihugu cya Uganda, aho umuhanzi bita Eddy Kenzo akaba ari umuhanzi wamamariye mu bihugu bitandukanye cyane cyane East Africa. Uyu ni umuhanzi ukunzwe cyane n'abantu batari bakeya muri East Africa, si East Africa gusa no mu bindi bihugu. Uyu muhanzi ni umuhanzi umaze kubaka izina mu buryo bwa muzika. Abantu benshi bavuga ko uyu muhanzi Eddy Kenzo ari umunyarwanda, abandi bakavuga ko ari umugande, ariko uyu muhanzi Eddy Kenzo ubwo yari ari kwamamaza ishyaka rimwe hariya mu gihugu cya Uganda mu gace kamwe, yakoze amateka buri umwe wese ayibazaho ati se ayo mateka ni ayahe? Niyo mateka tugiye kugarukaho muri uyu mwanya. Reka ndeke kukwicisha amatsiko ngaruke ku mateka uyu mugabo yakoze ubwo yari ari ku rubyiniro, ubwo yasunikaga umusirikare wa Special Force, ubwo yari aje kumucecekesha, ubwo uyu muhanzi yari arimo guperforminga ku rubyiniro. Umuhanzi Eddy Kenzo nyuma yaho yaje gusobanura amakimbirane yaje kuba hagati ye n'uyu musirikare wa Special Force Commander mu bikorwa byo kwamamaza ishyaka rya NRM mu gace ka Kawempe mu majyepfo y'iki gihugu. Uyu muhanzi yagaragaye asunika uwo musirikare ku rubyiniro, ibintu byatumye benshi babyibazaho ku mbuga nkoranyambaga. Uyu muhanzi Eddy Kenzo mu buryo yasobanuye neza, yasobanuye ko uyu musirikare yamubonye ubwo yari arimo guhabwa amabwiriza binyuze ku cyombo. Nyamara uyu musirikare yahabwaga amabwiriza n'undi muntu. Eddy Kenzo yarabibonye, umusirikare yazamutse ku kabyiniro agiye kumanura Eddy Kenzo, asanga Eddy Kenzo nawe yamwiteguye mu by'ukuri, biba ngombwa ko Eddy Kenzo amusunika. Uyu musirikare araseba imbere y'abantu, imbere y'imbaga y'abantu. Abafana ba Eddy Kenzo n'abandi bantu bahise bagwa mu kantu mu by'ukuri, ariko Eddy Kenzo yaje kugaruka abisobanura muri ubu buryo. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, Kenzo yavuze ko yakoze ibyo kubera ko uyu musirikare yagaragaje yaramusuzuguye. Yagize ati Eddy Kenzo yabigarutse agira ati nashakaga kwereka muzehe Perezida Museveni ibibazo by'abatuye muri ghetto, kuko bari benshi mu bitabiriye iki gitaramo, ariko nabonye ko abateguye iki gikorwa batabyishimiye, akaba ariyo mpamvu banazamuye umusirikare kugira ngo ansebye ankure ku rubyiniro. Kenzo yasobanuye ko ubwo yari ari ku rubyiniro, uwo musirikare yahawe amabwiriza binyuze ku cyombo yo kumukura ku rubyiniro. Nabonye uwo musirikare ari ku cyombo, umuntu amuha amabwiriza yo kunyirukana. Sinjya nkunda urugomo kandi ibi bintu byambabaje. Niba hari uwo byababaje nawe musabye imbabazi, kuko sinjya nkunda ibintu by'urugomo. Kenzo mu bigaragara ibintu byaramubabaje, bimaze kumubabaza niho yakuye umujinya wo kuba yasunika uyu musirikare. Ariko nanone yabigarutseho avuga ko uyu musirikare yari yahawe amabwiriza n'undi muntu, kandi koko yari yahawe amabwiriza. Kenzo nawe yari yabibonye ko ari guhabwa amabwiriza binyuze ku cyombo. Ahubwo mu buryo bwo kurwanya agasuzuguro, Kenzo nibwo yagize umujinya, bivamo ko yanamusunika imbere y'imbaga nyamwinshi, imbere y'abafana, imbere y'abantu. Ariko Kenzo mu by'ukuri yari arimo guharanira icyubahiro cye. Uyu muhanzi Eddy Kenzo yemeye ko yagaragaje amarangamutima ye nyuma yo kumva ko atubashywe. Yavuze ko abashinzwe umutekano bakabaye bubaha igihe umuntu yahawe ku rubyiniro aho gukoresha imbaraga bamwirukana. Umuhanzi Eddy Kenzo yabivuze n'agahinda kenshi. Yagarutse kuri aya magambo agira ati nanjye sinabona umukozi w'umutekano ari mu kazi ke ngo mpite mubuza. Ndi umuntu ukurikiza amabwiriza, umuntu ukurikiza amategeko. Sinzigera nshyigikira urugomo, kandi ni igihe cyose nakoranye na SFC nagaragaje ko nzi akazi kabo.
Ibi bibaye mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza muri iki gihugu bikomeje, aho abahanzi bamwe n'abandi bantu bazwi bagaragara muri ibi bikorwa. Komeza kugubwa neza rero nshuti muvandimwe wadukurikiranye muri aya makuru y'imyidagaduro, njyewe wayakugezagaho nitwa Irebe Aisha. Icyo usabwa ni ugukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo ubashe gukurikirana amakuru yacu mu buryo bwa buri munsi cyangwa mu buryo butakugoye.